Hari abantu benshi ubona uyu munsi bafite amafaranga, bafite amazu meza, amamodoka, icyubahiro, imitungo myinshi ndetse n'ubuzima bwiza abantu benshi bifuza kugira. Ariko usanga abantu benshi bagikennye bataratera imbere, baba bazi ko kugera ku ntsinzi ari inzira yoroshye, itekanye kandi idasaba gutanga ibintu byinshi. Gusa abantu biteje imbere bo bakubwira ko kugera ku nzozi zawe no kuba umutsinzi muri ubu buzima bisaba kugira ibitambutamba. Hari umugani wo mu Cyongereza bavuga ngo no gain without pain. Bishatse gusobanura ngo nta ntsinzi iza bidasabye kugira ibyo wigomwa cyangwa kugira ibitambutamba. Gusa abantu bagifite ubukene ntabwo babyumva, ahubwo uzumva bavuga ko abantu bakize bitewe n'uko bavukiye mu miryango ikize, Imana yabahaye umugisha kurusha abandi cyangwa ari amahirwe bagize. Gusa guhera uyu munsi ikuremo ko gukira bidasaba ibyo byose, ahubwo bisaba kugira ibitambutamba. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu abakire batamba kugira ngo bagere ku ntsinzi cyangwa ibintu abantu bageze ku nzozi zabo batambye. Ikaze nk'ibisanzwe. Ikintu cya mbere abakire batamba ni umunezero w'akanya gato. Umuntu wese wageze ku ntsinzi cyangwa inzozi ze aba yaratambye umunezero cyangwa ibyishimo by'akanya gato. Usanga mu isi tubayemo abantu benshi bashishikazwa no gukora ibintu bibashimisha ku kanya, nyamara batazi ko biri kubangiriza ejo habo. Usanga umuntu yirirwa ku mbuga nkoranyambaga ari guscrolling umunsi wose ugashira nta kintu kizima akozemo, ahubwo yiriwe areba ibintu bimusetsa cyangwa bimushimisha ariko by'akanya gato. Ugasanga umuntu yirirwa mu birori yasohotse ari kunywa amayoga n'ibindi biyobyabwenge. Ugasanga umuntu ahora areba amafilime cyangwa ibiganiro umunsi wose ugashira, cyangwa ugasanga umuntu yirirwa agura imyenda ihenze akanasohokera ahantu hahenze. Ibi byose biragushimisha by'akanya gato, ari nako biri kugusenyera ejo hazaza hawe. Abantu bameze utya usanga ari bamwe bakunze kuvuga ngo nta myaka 100 n'ubundi tuzapfa cyangwa nakora amakudapfa. Ariko usanga babibeshya mu gihe abantu bageze ku ntsinzi bo usanga barakoze ikinyuranye. Usanga ari abantu bahoraga mu kazi cyangwa bari gukora mu gihe abandi babaga bari mu birori cyangwa bari kwishimisha. Ugasanga igihe abandi bapfushaga ubusa umwanya wabo n'igihe cyabo, abatsinzi babaga bari gukoresha igihe cyabo neza cyane biyubaka, ndetse ugasanga ntibigeze bata umwanya bagura ibintu bihenze, bapfusha ubusa amafaranga yabo, ahubwo barayazigamaga bakazayashora mu nzozi n'intego zabo, ndetse nta n'umwanya bigeze batakaza bari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bari kureba amafilime n'ibindi bintu bibarangaza umunsi wose ugashira nta kintu bakoze. Abantu batsinze mu buzima babanje kumenya ko bagomba kubabara by'igihe gito kugira ngo bazishimye by'igihe kirekire. Gusa nituvuga ibi ntabwo bivuze ko umuntu atagomba kwishima, ahubwo agomba gutandukanya umunezero w'akanya gato n'umunezero w'igihe kirekire. Nuhitamo kwishimisha ubu ngubu bizakwicira ejo hawe, ariko nuhitamo kwigomwa ibyishimo by'ubu bizatuma ubaho neza mu gihe kizaza. Icyo cyari icya mbere kivuga ngo irinde ibintu byose biguha umunezero w'akanya gato. Ikintu cya kabiri abatsinzi batambye kugira ngo bagere ku nzozi zabo ni inshuti zibasubiza hasi cyangwa inshuti zibasubiza inyuma. Abantu benshi badatera imbere ngo bagere ku nzozi zabo usanga ahanini biterwa n'inshuti n'abantu bamukikije. Kugira inshuti ni byiza, ariko ugomba kwitondera abantu ugira inshuti ndetse ukanita ku bantu bagukikiza. Usanga abantu bafite inshuti zitajya zitekereza kuri ejo hazaza, zidashaka gukora, zihora mu bikorwa bitagira umumaro, ndetse zikunda gusekwa umuntu ufite igitekerezo cyangwa ushaka kwiteza imbere. Izo nshuti ziragenda zikakwangiriza ubuzima bwawe bitewe n'uko uburyo zibaho nibujyanye n'aho wowe ushaka kugera. Iyo abo bantu bagumyemo utangira kugenda uba nkabo, utekereza nkabo, ndetse unitwara nkabo. Abantu benshi batsinze mu buzima usanga baramenye iki kintu, ariyo mpamvu uzabona barahagaritse ubushuti n'abantu bamwe, baragiye kure y'inshuti zabo ndetse bakanasiga inshuti zabo kugira ngo bakurikire inzozi zabo, kuko babona icyerekezo bafite gihabanye n'icyo inshuti zabo zifite. Niho uzumva abantu bavuga ko runaka yishyize hejuru cyangwa ko runaka yatwiriyeho, ntagishaka kuvugana natwe n'ibindi bintu bagenda bavuga. Ariko ugomba kumenya ko niba ushaka gukura, gira abantu bamwe usiga ndetse unabakure mu buzima bwawe, ukurikire intego zawe. Ntabwo ushobora kubaka ubuzima bwiza uri hagati y'abantu bahora bagusubiza hasi buri gihe. Inshuti zose haba izigukururira mu guhora uri mu birori, mu guhora murgiraha, mu guhora mu businzi cyangwa mu bakobwa ndetse no mu biyobyabwenge, abo bose basiga ugende. Bizakubabaza, ariko uzaba ugiye kubaka ibintu bihambaye mu buzima bwawe.
Icyo cyari icya kabiri twari turi kurebera hamwe kivuga ngo siga cyangwa reka ubushuti bwose bugusubiza hasi ndetse bunatuma uhora mu bintu bidafite umumaro. Icya gatatu abatsinzi batambye kugira ngo bagere ku nzozi zabo ni ugushimisha abantu bose. Niba hari ikintu gikomeye cyane kigora abantu ni uguhora bakora kugira ngo bashimishe abantu bose. Usanga umuntu afite inzozi n'intego ariko agatinya icyo abandi bazavuga. Ugasanga umuntu ahora ashaka ko abantu bose bamukunda cyangwa abantu bose bamwemera ndetse agashaka ko nta muntu wamuvuga nabi. Gusa mu gihe cyose ugifitiye imyumvire bizakugora kugira aho ugera kuko abantu batsinze bo babanje kwemera ko hari abazabaseka, hari abazabashidikanyaho, hari abazabanga ndetse hari n'abazavuga nabi ibyo bakora. Ariko nibaretse ko ibyo byose bibahagarika ahubwo bemeye ukuri kuriho. Iyo umuntu atangiye urugendo rwe rwo gukabya inzozi usanga benshi bavuga ko bitazakunda cyangwa kuri kwiyemera cyangwa uri guta igihe cyawe. Ariko iyo umuntu buri gihe yumvise ibitekerezo bya buri wese birangira ubuzima bwe bugiye kugengwa n'abandi ndetse bukanajya mu maboko y'abandi. Abantu bageze ku ntsinzi bo bita cyane ku nzozi zabo n'uburyo bwo kuzigeraho kurusha amagambo n'ibitekerezo by'abandi bumva. Icyo cyari icya gatatu ugomba kumenya ni ukwikuramo imyumvire y'uko abantu bose uzabashimisha ahubwo inzozi zawe n'intego zawe bari zo ushyira imbere kuruta uko abandi bagutekereza. Ikintu cya kane abatsinzi batambye kugira ngo bagere ku nzozi zabo ni ukuba muri comfort zone. Comfort zone ubundi ni ahantu umuntu yumva amerewe neza. Hamwe usanga umuntu abayeho kimwe mu buzima bwisubiramo buri munsi, aho usanga umuntu adakeneye gufata riske, adakeneye challenge ndetse atanakeneye gutera intambwe nshya. Ariko ikibazo abantu benshi batazi nuko ahantu wumva hatekanye cyane ni inzozi z'abenshi zipfira. Usanga umuntu akeneye amafaranga menshi ariko agatinya wenda gushora. Ugasanga umuntu ashaka guhindura ubuzima bwe ariko ntashaka guhindura imico n'ingeso ze. Ndetse ugasanga umuntu ashaka gutsinda ariko ntashaka ibintu bimugora cyane. Ku ruhande rw'abantu batsinze bo usanga barabanje kwemera kuva aho bumvaga bamerewe neza. Ugasanga bakoze ibintu batazi neza, bahisemo inzira abandi batinyaga cyangwa batangiye ibintu bishya ku giti cyabo. Kuko bamenye ko gukura k'umuntu mu iterambere biba hanze ya comfort zone. Iyo uhora ukora ibintu umenyereye gusa ubuzima bwawe ntibujya buva aho buri. Ugomba kugerageza ugatangira gufata riske, ukaba munini cyane kurusha ubwoba ndetse ukanatera intambwe ukagerageza gukora ibintu bishyashya. Ubuzima bwawe ntibuzahinduka igihe uzumva umeze neza gusa, ahubwo buzahinduka igihe wemeye gukora ibintu bikugora cyangwa bikuvuna ariko ari nako bikuzamura. Icyo twari turi kurebera hamwe cyari icya kane aricyo kivuga ngo irinde kuguma ahantu wumva umeze neza ahubwo tangira ufate riske unatera intambwe. Ikintu cya gatanu abatsinzi batambye kugira ngo bagere ku nzozi zabo ni ugushaka kugenzura buri kintu cyose. Niba ushaka kubona intsinzi nyayo mu buzima bwawe ugomba kumenya ko ibintu byose utabigenzura. Abantu benshi usanga bashaka kugenzura buri kintu, haba uko abandi bababona, uko ibintu byose bigenda, uko ejo hazaza hazamera, ibyo abandi bavuga ndetse n'ibyo abandi babatekerezaho. Gusa tugomba kwibwiza ukuri tukamenya ko mu buzima hari ibintu byinshi tudashobora kugenzura. Ibi ni ibintu abatsinzi bamenye ko iyo umuntu ashaka kugenzura buri kintu birangira ananiwe cyane mu mutwe n'ubuzima bwe bukasigarira. Abantu benshi babayeho bafite stress nyinshi kubera ko bashaka ko ibintu byose bigenda neza nk'uko babyifuza. Aba ni abantu usanga iyo ibintu bihindutse gato bahita bacika intege, bakarakara cyane, bagata umutwe ndetse bakumva ubuzima bwabo burangiye. Mu gihe abatsinze bo bemeye ko badashobora kugenzura byose ndetse bemera ko hari abantu batazabakunda, hari ibintu bitazagenda nk'uko babyifuza, hari imipanga izahinduka, hari igihe bazatsindwa ndetse hari n'ibihe bigoranye bizabaho, ariko ibyo byose birinda kubitakarizaho imbaraga zabo kuko badashobora kubigenzura ahubwo bibanda ku byo bashobora guhindura. Ntukajye uta umwanya wawe kuri ibi bintu bikurikira kuko ntiwashobora kubigenzura. Haba ibitekerezo by'abandi bantu, haba hahise yawe cyangwa ibyo waciyemo, haba impinduka ziba ku isi, haba abantu muhanganye ndetse haba n'ibikorwa n'imyitwarire y'abandi bantu. Usanga abantu benshi bamara igihe kinini batekereza uko abandi bababona, uko abandi babafata, icyo abandi babavugaho n'ibindi, ariko abatsinze bo bamenye ko iyo umuntu ashaka kugenzura byose aba ari kwiyangiriza amahoro ye n'imitekerereze ye.
icyo cyari icya gatanu kivuga ngo ntukajye ushaka kugenzura ibintu byose kuko uzarinda upfa ibyo bintu utabashije kubigeraho, ahubwo akira ko hari ibyo udashoboye kugenzura, wibande ku byo wahindura ari byo ushyiramo imbaraga. Icya gatandatu abatsinzi batambye kugira ngo bagere ku nzozi zabo ni ukwizera gukabije no kugira ishema rirengeje urugero. Abantu benshi usanga bafite ibintu byabafasha gutera imbere ariko ubwiyemezi bukababuza gukura. Ni hamwe usanga abantu bumva bamaze kumenya byose, bumva nta muntu wabigisha ikintu gishyashya, bumva badakwiye gukosorwa ndetse kumva ko buri gihe ari bo bari mu kuri. Gusa ikibatandukanye n'abatsinzi ni uko abatsinzi bo bicisha bugufi ndetse baragomeza kwiga kuko bemera ko hari ibintu byinshi bataramenya, hari ibyo badafiteho amakuru cyangwa ubumenyi ndetse ko hari ibyo bagomba gukosora. Ibyo usanga ari byo bituma bakomeza gukura. Gusa iyo umuntu afite ubwiyemezi bukabije najya yumva inama bamugira, najya yemera amakosa ye, najya yiyungura ubumenyi ndetse niyanatera imbere. Abantu benshi batsinze bumva ko buri muntu wese ufite icyo abarusha hari icyo ashobora kubigisha. Abatsinze benshi bageze kure, bagize abajyanama, basomye ibitabo ndetse banize buri munsi kubera ko bazi ko iyo umuntu ahagaritse kwiga aba ahagaritse no gukura mu iterambere rye. Ubuzima bwawe kugira ngo buhinduke ndetse unagere ku nzozi zawe ni uko ugomba kubanza gutamba ubwibone bwawe. Ibi twari turi kurebera hamwe byose byari ibintu abantu bageze ku ntsinzi batambye kugira ngo bagere aho bari ubu ngubu no kugira ngo batere imbere bagere ku nzozi zabo. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitwubaka nk'ibi ngibi uzabashe kubibona mu ba mbere, unasharinga iki kiganiro ku bantu benshi, ubahe ku ijambo ryahindura ubuzima.